nimba muyoboke ari mwikosa nzabivuga melodie mwikosa mbivuge nkuko mvuga ko The Ben afite ikosa mbivuge nkuko Pamela afite ikosa rikomeye cyane mbivuge aba bounce bajyanye nabo mbivuge nta mwanya mfite w'ibyo bintu cyane uburezi ngenda nabibona ngaseka none n'abantu bakuru bafite impara n'inda bakabizamo bakabwe oya ubu mu Rwanda ni muyoboke ufite inda n'uruhara n'inuza aravuze ikosa The Ben yakoze niriye ni ukuceceka nusa abafana be ntago bakeneye kumenya amarangamutima ye ni ukugenda ukarira tu urarira Burundi warageze sha mwana mujye mubyihora originari kubabwiza ukuri ubu noneho wowe uvuye i Burundi cyangwa se uracyari Burundi hari itangazamakuru watumiye ryaje i Burundi hari ryo wamanukanye ubugize case ikibazo why not tutatusobanurira twebwe twe tutari tuhabaye so rwa The Ben nawe habe Pamela ikibazo umugabo wawe bamwiburi man urwango rwahozeho ruriho kandi ruzahoraho abahanzi iyo babonye umukire reka mbivuge nk'emivata yes AMAG the black official kuri JALAS official no kuvuga ngo aba officier bahuye nabo officier nabo officier usomrez officier bimeze bite abantu bose muri hanze y'igihugu abari mu gihugu abari ku mpande zose zigize isi buriya introduction yanyu mujya muyidutanga kandi ari twe mwakiriye nanjye ndabakiriye uramfatiranye uhita wiyakira none urashaka kuzajya uvuga ko ari ukundana nabo wenyine ariko rero ibintu ukoze ndumva ari nabyo byakamekinze sense nk'ubu nagusanze iwawe muri studio yes ni nkawe wakatwakira ubundi ndahita nakira abantu ndi iwawe umeze utese kaze neza mukanya urashyiraho umeze utese AMAG meze fresh meze umva bushari n'ukunda kuvuga ngo life is Gucci yes life is Gucci life is bay yes ubuzima bumeze fresh buri uri guhumeka nothing nta kindi kintu wazumbwira yego so mu minsi ishize ngira ngo nta minsi irenze nk'icumi tuganiriye twari twavuganye ko nyuma y'igitaramo cya The Ben dushobora kuzongera tukicara tukaganira kubera wenda ibyo ushaka kongeraho ko waravuga uti ntacyo ndi buvuge gikomeye ariko nzavuga nyuma y'igitaramo AMAG biri mu byatumye kugenderesha sindi kuvuga se si nyuma yacyo se mbaza ndagusubiza ariko ni byinshi byavuzwe baraducanga yes okay havuzwe byinshi yego ndahera ku bihari ngende nsubira inyuma nawe urajya duha ibitekerezo ariko harimo nibiba bisa nkaho bikureba ngewe bireba ngewe kuri The Ben ni ngewe wowe bande bakubaza abaturage ngiye kubikubaza nagize ngo hari ibintu bindeba kuri ibintu bya The Ben na nizi bifu za ba Melodie no nakubwiye ko nge ndi elementre yes Exidira si inshuti yawe se nawe ni inshuti yacu usetse iki ni inshuti yanjye nawe ni inshuti yacu yego none se Exidira yego wari umuzi kuriya ntago ariko umva bivugwa ko Exidira yibye telefone yego ntago bishinjwa ko cyangwa bihamywa ko nyine nigikuye ngo nawe uduha ubuhamya bw'umuzi muri societe oya Dira ni umuntu uri aho ngaho namubonaga nkuko nawe umubona ari
none se ubwo izina si uryumva niryo muntu naryo rishobora gutuma nkeka ibindi ariko ntabwo nshaka kubyinjiramo cyane man yego so ntabwo ari byo nshaka gutindaho cyane bya exidira nuko nzi ko ari umuntu wawe natunguwe ntabwo ni babita se ntabwo ari umuntu wanjye umuntu wawe ni intanga zawe none se wowe wawe nyine umuntu ariko wawe nibyo ahubwo wavuga ngo ari inshuti yawe yes natunguwe no kumva inkuru zivuga ko yibye telefone ya DBN Burundi icyaha ni gatozi ku muntu ubwo ababishinzwe ubwo nibo bazi ukuntu none uremeranya na Bahati Bahati uriya warongoye nawe se kubifata se serongoye serongoye ariko mujye mumenya ko gusobwa hari igihe bibaho ntabwo se yarongoye koordinateri se Alex Diras ubukwe none se nyine ko Bahati numvise amuvuga nk'umuntu bamenyaniye i Burundi usubire mu kiganiro cyo kwa Sabe Bahati yavuze ngo arashimira umuntu witwa nde exidira ninde wamuhaye lift Bahati agakapu yagashyize he muri butu reka tujye tuganira ntabwo hari lift ugashyira agakapu muri butu agakapu gato hano nta gakapu nahoze mabonara karahari uretse nkwereke umaye lift JALAS mpise mbwira fisi nk'umushoferi nkingurira butu kirema aka gakapu ntose si agakapu yashyizemo ntago ngewe nshinja umuntu ikintu kitabaye ariko hari igihe umuntu ashobora gusobanura ibintu nabi ugasanga yiteze imitego utamenya si ubundi yari kuza gute ubundi exidira yari ategereje ko bahataza akamuha lift kandi ngewe dira yanditse avuga ko hari imyanya mu mamodoka agiye kuzamukana yego ibaze kujyana amamodoka ukagaruka muri lift ibyo bintu nge sinzabyumva sibyo cyo koza iyo stati yayishyizeho ngo imyanya yashize rero bituma dutekereza cyane kandi hari n'igihe izina rizana ibintu byose iyo bavuze ngo Eric ukunda cyane kwiyita dufata byinshi mu mitwe yacu nkumva ngo muyoboke yaramukubise urushyi mpuzamahanga ibyo nabyo situbizi situzi icyo bapfuye ariko bashatse bavuga tukumva ibyo ari byo mu gihe mutaravuga urabona iyo nka ribi ifashe umuntu iratangaza yego yataye muri yombi uyu muntu ukekwaho cyangwa bivugwa ko yego akurikiranyweho icyaha runaka ribu yaravuze debeni ko atavuga ubundi debeni acecekanye iki ko ari ibyo muramvuga uri debeni wavuga nge mwana kurya akasamuzuri kamuzuzuri ubaye debeni wavuga iki navuga uko byagenze kuko arabizi situation niwe uyizi muyoboke avuze sinabyumva neza nkuko debeni yavuga yego yego ni ku izina ry'Imana debeni cyangwa se bibaye babigenekereje PAMELA yavuga muyoboke se avuze nka avuga iki nka manager
cyangwa umuntu wari uyoboye wenda delegation yagiye man na The Ben afite umunwa yavuga ko yaririmbye se akarira yarizwaga n'iki yarize emotion yeah ni ibintu bibiri shobora kuba yararize kubera nta fana afite cyangwa emotion ntabyo tuzi we yavuze ko bashaka kumwicira igitaramo ahubwo The Ben yavuga ngo nabuze phone yanjye nta kuntu mwampamagara ngo mumbone niyo mpamvu ntavuga ibi bintu ni ibintu birimo urabona ukuntu birasobe bimeze ukuntu ariko twese turi mu rujijo ariko njye ndabizi neza ko harimo ikibazo kiremereye cyane kimeze gute sama ko nzi kutajya aho ejo nabonye interview ikomeye harimo n'ibintu byo gutukana byananteye gukora indirimbo yitwa Mwana wa Mama ndavuga nti ibi bintu nta kubyinjiramo byihorera. Bruce Melody aganira na Irene Murindahabi kuri MIE hari ibyo yatangaje aravuga ati ibintu ntabwo nari nzi ko biri kuri no level ndanatunguwe no kubona byajemo abagabo b'impara n'inda kandi ibyo warabyiyumviye ubundi harimo ababyiki abiki abundi hajemo mbere yuko haza amabo harimo abaye oya yashaka kumvikanisha ko hajemo abo bitareba iyi showbiz nta muntu n'umwe itareba afite amatwi n'amaso. Muyoboke nawe aganira na Chita avuga ku bugambanyi muri rusange uko ibintu byagenze avuga akantu ku kandi ndetse anasubiramo amwe mu mateka ya mbere amateka yagarutseho ni amateka nawe wisangamo ubwo ariko mu njyana muri ibyo bintu by'ubucucu man ntago nzabijyamo ibyo bintu ariko wabaye muri Super Level uri kumwe na Bruce Melody kandi mu kudahamagara Safi cyangwa Michose bo nago baye barimo mushaka kunjyana mu matiku sinzabemerera ariko niwe wajyanye Melody kuri radio musezera muri Super Level muri kumwe hanyuma ko twasezeze urambaza iki kuri ibyo bintu si twasezeze none se habaye ikihe kibazo hagati yanyu na Muyoboke njyewe na imikoranire yari yahagaze ko ari amakuru mfite ko Muyoboke ngo hari ukuntu yashyiraga imbere ya Urban Boys na Rishari ntago se mwabibonaga njyewe dakoranya barongo nambaye ibibodaboda n'ibibote abandi bakajya kwa Iyanya wowe ibyo bintu ubifata nk'akantu gato ahubwo noneho kubera Imana yanjye yo mu ijuru nsenga ibyanjye bigacamo ubusura cyaheruka kubyina tayari wowe wabuze ibirenge bibyina nutamenya akamaro k'ibyo birenge byawe uzabyinira ikigage ni ibintu birebire ni ibintu hariya ni inzigo ni inzika ni iki ni inzigo y'igihe kirekire yes ntago Jamali yakoranye na Melody hehe Uganda ntago yamuzanye muri ronchi nararirimbye nishwe kandi ndi muri Super Level sawa rero mwese byapfiriye icyo gihe byagenze bite yewe sindi manager wa Super Level ko bivuga ko iryo shyamba ryatangiriye aho ko ari ukuntu mutabanye cyangwa mutarebanye neza na Muyoboke kuva icyo gihe njyewe nkora indirimbo yitwa Ziyada it's my song nagerageje guhuza Urban Boys na Melody njyewe Pacentu n'umuwaza zabikubwira n'umu producer yego nase nzakomeza kurwana ibintu bitamfite ngo ibi bintu bihari kutumvikana abahanzi iyo babonye umukire reka mbivuge nk'uwemivata iyo abahanzi mubonye umukire ntago uba wifuza ko undi muhanzi yabona uwo mukire ariko namwe bikavugwa ko hari igihe umugeraho ugashaka kwicira wa undi wamuzanye
kandi mvuze abahanzi nose sindi umuhanzi yego ni ukuvuga ngo Richard yadukundaga twese yego kavuga ati Mico arakorana na Diamond bakajyayo yego proposal yaza yayanya ngewe nkajya mu bihuru umwana gukora Nyabarongo Melodie arakorana nande na Jamal na radio na Jamal n'abandi AMAG noneho Melodie aramushutse urumva we yarameze nimba namushutse neza mushuka se n'umwana w'igitambambuga wahise umushyira mu manza yasigaye aburana we warayigendeye hanyuma se ko si yazitsinze ubuze we nagushutse uri kuri cana utari uri kuri radio si wowe utubwiye ngo twari turi kuri radio nagushutse irwanirire yego kora cyane ibindi ubyihorere amagambo Bruce Melodie yatangaje yahubutse ubuse mu bintu yavuze n'iki yahubutseho ibintu by'uruda n'uruhara ari undi we nkanjye ko nabyumvishe none se wakomeretse ko nta ruhara ugira ariko uruda ndarufite kandi nzi n'abandi bantu nawe urimo mufite ibida n'ibiharase aho niho hantu wenda harimo question mark ibaza umuntu ufite inda n'uruhara niyumva biriya bintu azatekereza iki ntabwo nzi icyo azatekereza yanabivuzeho ahubwo amahire ariko nuko Melodie yageze mu kiganiro hagati atangira kumeshoninga hari aho yavuze amazina avuga kuri Alex Muyoboke impamvu nanamukubajijeho nuko Muyoboke yiyangaje muri iki kibazo avuga ko ibi bibazo abizi avuga ko azi Bruce Melodie azi na The Ben aza urumva hejuru y'icyo Melodie nawe mu kiganiro yakoze mubo yagarutseho harimo Muyoboke ubu mu Rwanda ni Muyoboke ufite inda n'uruhara n'urutwe ninuza aravuze yavuze ibida n'ibihara man namwe muranariza mugasesengura ntabwo ari we ndi kuvuga ntabwo ari we ndi kumuvuga ko ari ibyo yavugaga ndavuga kuri party ya Muyoboke kuko njyewe sinzi abinda n'uruhara simbazi Melodie niwe wabatubwira ariko Muyoboke yarasobanuye yavuze iki yavuze ko ibintu bitameze neza mu gitaramo yari ameze nk'aho ari coordinateur wacyo wabona ni Burundi hari undi muntu wenda ariko man nta nubwo kumentioninga parti z'umuntu physical appearance turamutse tuzimentioninze turamutse twavuga byinshi ese uyoboye ko Melodie ari mwene wanyu yamye ari umuraperi nose abaraperi bigeze bakamubwira ngo ahogoze bamentioninga nde aya muraripfana se yesi namuhereza ariko arabizi nawe uwo muntu w'inda n'uruhara yavuze ninde niba ushaka kumenya se mumenye nanjye ntazagongana nawe arongera ati nimba mutinya ifoto ibaze duhuye vis-a-vis noneho ewana bigaragaze ko iyo foto koko bayitinye yabayeho sisi bavuze ko ngo fata ku mavuta yayiprintinze nabonye bitavugwaho rumwe nabyo ra nanjye sindi kubivugaho rumwe wenda fata ku mavuta n'umufana wa Melodie cyane ahubwo nkibaza ukuntu ayiprinting ayijyanye mu gitaramo cya The Ben ariko barafata yawe umufana wa Melodie ra cyangwa nk'umukozi kandi ari we Rega Bose ko ni ishumi yacu ya kera ni n'ishumi ya Ben kuva ku bwa kera ahubwo nimba atarazunzwe ubwo
yashatse guhabya diverise ubwo Uvuga yahabije iki? diverise. uvuga iki ku myitwarire afata ku mavuta? Fata ku mavuta ni umukozi, ni umuntu uvuga ibintu bikamutunga. Oya ndavuga muri no case nabonye Bahati muri icyo kiganiro yari kumwe na Muyoboke amwikoma cyane avuga ati ni gute umuntu nkafata ku mavuta yifata agafata umuntu akamumanuka hasi hejuru. Wowe imikorere yafata ku mavuta uyivuga iki cyangwa se uyibona uti? Akubitira ikinyoma ahantu hakubuye cyane. Melodie niyo yavuze ngo bamurya bugufi. Fata ni kuri yameze. Nkuko nanjye bamfata nuko meze. Ntago nzaheza njyewe tu. Nimba Muyoboke ari mwikosa nzabivuga. Melodie mwikosa mbivuge. Nkuko mvuga ko The Ben afite ikosa mbivuge. Nkuko Pamela afite ikosa rikomeye cyane mbivuge. Aba bouncer bajyanye nabo mbivuge. Ikosa The Ben yakoze niriye ni ukuceceka. Nusa abafana be ntago bakeneye kumenya amarangamutima ye. Ni ukugenda ukarira tu. Urarira. Burundi warahageze. Sha mwana mujye mubyihora. Originari kubabwiza ukuri ubu noneho. Wowe uvuye i Burundi cyangwa se uracyari i Burundi. Hari itangazamakuru watumiye ryaje i Burundi. Hari iryo wamanukanye. Ubugize case ikibazo. Why not tutatusobanurira twebwe? Twe tutari tuhabaye. So rwa The Ben nawe habe Pamela ikibazo. Umugabo wawe bamwiburi. Bouncer wagiye gukora iki? Oya Pamela ikosa yakoze nuko The Ben yibwe. Umva nkubwire mu bintu birenze kuri isi. Umugabo n'umugore, umugore yubaha telefone y'umugabo we. N'umugore akubaha telefone y'umugabo we. Cyane cyane nkuriye wari ugiye guperforminga. Pamela yagombaga yaba ari stress yaba afite ibintu byinshi byo gukora. Pamela niwe wagombaga kwishyura abantu urugero akoresheje telefone ya The Ben. Pamela niwe wagombaga gukipinga iyo telefone. The Ben agahangana na stage no kurepeta n'ibiki n'ibiki. Ntago Pamela ngiranye nawe ikibazo ariko ndabitekereza nk'umuntu. Ndamutse ndi The Ben nabaza Pamela. Kereka ye batamwemerera kuyikora. Ariko nimba atanabimwemerera bayikozeho. Bene ngango bakozeho bitwikira ijoro. Jewe ejo bundi na postinze bamaje kunyiba hano. JALAS ku izina ry'Imana. Nizira nkweto mfite zone. Reba hari sandari. Inkweto zose barazitwaye. Kuri iyi si nizi nkweto zonyine mfite. Rero ubujura wa mugani ukenyereye ku nkovu. Imyenda yose nakubwira baranyibye ariko ntayindi kwibaza impamvu uri muri kaga kepe. Si kepe se siri hit niyo nyine nureze nkiremo iyo ntafite. Ariko kera wigeze kumbwira uti kwambara umwenda kabiri ni ikimenyetso cy'uko wawiguriye. Utawuti nushaka ahubwo ni ujya gukorana nanjye ikiganiro umbwira nkubitemo iyi kepe. Iboroji naro se wari wana Rayon Sport yambaye yahinduye ibara. So nuko byangendekeye. Sorry man. Niyo mpamvu ubujura njyewe ndi kubutekerezaho nkumva umutwe wenda guturika. Suko umuntu akubwira ngo muhurire Mario tukagenda wambaye sandari. Cyo kumubwira uti simpari. Ariko ntari bindagura ibindi. Ariko rana none natekereza ati sebyo utaribwa ntamenya kurinda. Rero nibyo twaye tura nkuko iyo babinyiba wenda mfite nk'umuzamu.
nabibaza ndetse umuzamu Ben yagombaga kubaza Pamela wagwana nimba umugabo ahagurutse agiye stage ntabwo ari umuprotokole pe ndabyumva ariko yagakwiye gukipinga utuntu tw'umuntu we yego wenda muyoboke yari ari mu matike abandi bari mu gushaka ukuntu abantu binjira n'ibiki ari mu matike ngo ariho naho hari umushuti wawe wowe bose ni inshuti zanjye habe de bene habe menuza exidira habe Pamela habe bahati ariko ntago nari kumwe nabo none se iki kintu gisa nkaho kibumbatiye ibi bintu cyitwa urwango ishyari kivuga muri game urwango rwahozeho ruriho kandi ruzahoraho narabibabwiye no mu ndirimbo gahini yishabiri rero kuba The Ben na Melodie barifitanye ikibazo nta kintu gishyashya cyaho gihari ikibazo kitakemukiye kuri gahini na bere aho naje kare kitakemukiye kuri nuza Imana na shitani cyangwa se uyu mukobwa inzoka ngo yajijishije ninde Eva Adamu na Eva ubwo The Ben n'uyu nguyu ibyo ni ibiki nta kuba cyacitse telefone ziragurishwa urumva bazagura izindi ariko bareke kudutesha umutwe cyabandika igitabo cyabyo wenda tujye tukigura okay nta kintu cy'igikuba cyacitse mwana ye nta gikuba cyacitse ntacyo ubu ni ubwa mbere wakumva umuntu wibwe phone oya ariko ni ubwa mbere nabyumva bigizwemo uruhare n'umuntu ngo akanishyura ntabwo ejo bundi wabonye abantu kuri ribu bagiye bafashwe harimo n'abantu bafite ubumuga yego so rero kwibwa telefone kereka ahubwo harimo campaign yo kumugurira indi uwo muntu yarayibye ntiyayibye byagenze gute ibyo rero nibyo biducanga mani ukaba waje no kunkoresha ibiganiro nazi ibyo ari byo kwibwa phone bibaho ariko se iyo telefone yibwe irimo ibiki cyo nicyo cya danje ntabwo The Ben yabura amafaranga yo kugura indi phone I swear ahubwo harimo ibiki ibyo bintu batumye batega bakava mu gihugu bakajya mu kindi kwiba phone abo ni bande harimo ibiki cyo nicyo kikibazwa niyo mpamvu nta gisubizo ngifitiye ntabyo nzi njyewe ese nkubwire ngo njyewe ndabizi wowe urabizi ndakubaza ibintu ntazi sindi umunyamakuru wowe uriwe wowe urabizi ndabyumva nanjye ndabyumva ariko nimba harimo n'urwango rumeze iyo umuntu akwibye kuri phone urabizi iyo ubuze phone yego ahubwo uhora uhinduranya nabonye menya ari The Ben nakubonye ufite phone bayirokarize barebe ufite phone barabonye bararokereje bakayibona kwa Dira telefone nazo urumva bari kuyibona kwanda Dira Dira mwana Dira man sede none se ama oya ariko mane tuzarya akagabuye tubeho neza turacyari bato ntago turasaza twakora twakunguka twabaho mu buzima bwiza nose ko numvise ushyigikira abantu batumvise amarira ya The Ben kandi The Ben ararira se muzamunyohereza njye twurarira ku isi yarahageze yagere Burundi agomba kurira nyine
arize bwa kangahe se we kurira byo ni official agomba ku ariko narabarabuye kaze neza ku isi y'abagome ku isi y'abajyambazi ku isi y'ibisazi ku isi y'abajyambazi mu ndiri y'abambuzi mu gihe ukiri muto uzitabwaho pe ndabizi uzarwara kandi uzavuzwa ntukandagire Burundi fone uzayibura kumukina ku mubyimba ariko yihangana ahubwo akomeza ibikorwa naho ibi byose twirwa tuvuga tepene yaribuze epui ashaka inda nta bindi ababikurikirana nabo barahari bazabikurikirana mpaka ariko nanze kimwe cyo kuvuga ngo ibi babikoye babifashe babigegetse kuri JALAS yego cyo ni kimwe noneho nkahita ngaya na JALAS watutse The Ben cyangwa wamuvuzeho atari afite gahunda mu gitaramo cya muntu yego ubwo mvuze Ben na Melodie nkashyigikira muyoboke wicecekeye aracecetse kandi ari kuvuga akanavuga amateka se wowe busiyo turi kuvuga okay no pujya yarapostinze ngo iyi si tuzayirangiriza twenyine yego no pujya kubatamuzi mu mumenye ni manager mukuru wa country music country record country kugira na radio wazanye LA postina bigezaho aho mu tanga miliyoni 3 ngo telefone ya The Ben yibwe bande ikibazo abo rero bari kwandika ibintu batavuga ibintu byanyabyo nibo bari kudushyira mu rujijo natwe tukapfa guhomfora ibyo tubonye tukavuga mugezaho bande bamugezaho sibyo ndamukunda n'inshuti yanjye ariko bagerageze batubwire yego cyangwa baceceke baryumeho gare à toi ubu utavuze gare à toi mu kiganiro duherukana kugirana wari wavuze ibintu ariko ubivuga uzimiza uravuga uti nkimara kubona kuromarika aha ndabyibuka sinjya nibagirwa meze nk'inzovu inzovu imara imyaka 200 warayihemukiye ikabikwibuka nawe ndi kumeze sinakubwiye ko nakujyanye muri RIB ntabwo nshaka kwibagira hari ibintu wavuze nkimara kuromarika ko no pujya amanutse i Burundi muyoboke akamanuka i Burundi hari umuntu mutajya mugarukaho yitwa Zatara Jack B nka Jack B nta nubaza nti wenda urugero The Ben ni umuntu w'inshuti yakadasohoka y'umuntu yitwa Zatara cyangwa se Jack B Rugamba Jacques yego nta nubwo we yamutuma ku bantu ngo avuge ibyabaye kuko bari bariyo nkuko Fisi yagiyeyo ariko Fisi we yambwiye ko yari ari mu gukamera atigeze amenya wagwana ariko buriya Ben mu marira menshi ntago yabura kubwira Zatara kanaka Zatara nawe abivuga gashyirirwana hari abantu rega batazi kuvuga ariko muyoboke yarabivuze byinshi ndetse yanagaragaje ko ubugambanyi The Ben yakorewe ufite aho buhuriye na yavuze ababumukoreye management yavuze ababumukoreye ntabwo yabavuze ngo apresize none se kuki adapresiza nawe ko mugarutseho njyewe wangambaniye ndakubwira ngo we umuntu wangambaniye n'uyu cyangwa se kugira ngo bibe byiza
uwo nkeka ko mani ni birebire ariko ntaribi. none se hari Mani uzi The hari Ben- ishu ebyiri buretse gato hari ishu ebyiri. Hari ishu ivuga ko Coach Gael yambuwe na The Ben, iyo ni imwe arenga miliyoni 100 na uwo se Coach Gael we ko atabivuga, ninde wabivuze ibyo ngibyo? Ninde Gael yarabivuze? inkuru dusoma Izo nkuru zandikwa nande, zatumwe nande, icyo ni kimwe. Nane gihe turagenda na 5 kwa 5. hakaba n'andi makuru avuga ko igenda rya Element ava muri country ryasize amahari adahagarara hagati ya country na 155. Ibyo bintu byombi ubihuje, hari ikintu wabonamo? Ibyo bintu bimeze nk'abana batatu bavukanye. Inkuru ya The Ben na Gael, inkuru ya Element na Country n'inkuru ya Melodie na Gael. Ibyo n'abana batatu bavukanye, hakaza noneho akandi akakaboro bamera hano kitwa gake, akaregeye k'Iburundi. Nta bindi nakubwira kuko izo nkuru nizo zabya izi ntoki zishobora kuzana kandi kantu hano. Ako niko turi kuvugaho, ariko byaraturutse ku ntoki. So nuko bimeze, ahubwo ukuntu mubimbazaho bitandeba nacyo ni ikindi kibazo. ariko bubiza ba Njye nagiye Burundi ruwa kera ngaho baza Makanyaga, ndo wakera kurusha Makanyaga. oya ntabwo urusha Makanyaga. Makanyaga ejo ndavuze ngo maze imyaka 49 nta gikombe mbonye. Bakimuhaye ejo, abantu muri abagome kwa 50 mu myaka 50. Man, icyo kintu gitekereze kuba warakoreye YouTube imyaka 49 ukabona Silva ufite imyaka 50. None natekereza ko ngiye kuri 20 do yuzuye. Ni ikibazo mwana. Abandi bana bo barabyujuje mu rugo barapaki. So rero ibyo abantu bavuga ngewe ntago nkibyitaho. None se ikankubaza AMAG, warahabaye ku bwa kera, uravuga uti ibyo mumbaza mumbwira munkira no mu bintu ntarimo, reka nkubaza ibyo urimo. Uransubiza mu buryo bubiri, bishobora no kuba butatu. Muyoboke yamariye iki industry? Umuhanzi utabizi ntawe ubaho kabisa, kereka iyi generation y'abandi bantu, ariko nubwo itabimenya ni hari inzira yaharuye iyi new generation ikiri kugendera. Ayisuye nzabivuga nje mpaka. Yego. Ni icyo unenga Muyoboke? Nugukubita umuntu urushyi rumwe. Nimba yaranarumuteye akaba yaramuteye rumwe. Wenda mukubaza muri game muri rusange. Mu kazi hano muri rusange. Mu bice nta kintu namunenga. Good. Ubwo impamvu mubajije iki kibazo ni uko Muyoboke bimwe mu bintu yasobanuraga yavuze ko abantu bari gukerensa akazi kakozwe bagashaka kumvikanisha ko ntacyo kavuze. Uzi ko Muyoboke hari indirimbo zimwe zagiye zikorwa zaririmbwe mu makwe y'aba bana bari kuzamuka y'aba nyina na base. I wanna take it off. Nanjye nuko uwo muntu rero watumye so na nyoko bashobora gutumira umuhanzi umwe akanabaho, man, ukaba umufata ukamupfobya nkaho nta kintu kigeze kiba. Birarenze man. Uzi indirimbo ivuga ngo Benadamu mwatandukana
kuvuga neza ya top ubwo muri kumwe icyo gihe wari ufite imyaka ingahe jana ni mike twari turi abana twazumvaga mu rugo batubwira ati mujye gukora devoir za maso ku maso rero wibuke we n'uwa kera mu bice kandi yakoze ibintu yagombaga gukora reka ncana itara neza yose shaho ibyo bintu byo kuferafera utunga intoki hejuru fisi yarasaze ishusho nawe barekenge so rero mu bice tuzamwubahe dukore ibyo tugomba gukora buriya reka nkubwire umuntu witwa Muyoboke umuntu witwa Clement Kina Music uzabubahe cyane ku rwego rwo hejuru buriya biragoranye no kubona Muyoboke ari kuvuga mu itangazamakuru nawe yavuze ko rwose yari amaze igihe kinini cyangwa se Clement sa managing aneri ngabo na Knowless umugore we banuza bumenye baravuyemo na ba Platini na ba Igore yego na ba Tom ariko basa nk'abigenga ariko ntagapfa kuza hano mutuzana hano mu bintu tutazi oya Clement ari ukuntu abikora Clement yagiye gukora ibintu bye araza akaba yabiteguye yambaye ikoti rye akakubwira ati JALAS hari projet imeze ukuntu ndashaka ko tuyivugana ku baturage gutya bikagenda neza ntabwo ari ukuza umuntu asaragurika njye ndeba amaposti y'abantu benshi bigira abadangere nkabafata umva nkafata Clement nkabashyira munsi y'inkweto naho mba musuzugu munsi naho mba musuzugu ariko bavuga nibyo abantu banini ntibajya banavuga ujye Buba avuga iki se abari mu kazi wowe ngwino urebe shori hari ibindi bintu akubaza so rero ibi bintu ni so kuvuga ngo muri no case se Melodie agomba guceceka kandi akomeza agarukwaho uburenganzira bwe kandi uri kuvuga ngo wamunenze ko yaje agasubiza akagira icyo abivugaho yavugaga iki se nawe agomba kugaragaza umucyo ubuze njye ndi kuvuga iki si wowe nzanye muri ibi bintu by'ubugoryi bidafite no ikosa ni ry'abanyamakuru none wateze imodoka ugafata imodoka yawe nabonye ufite ukagenda ukareba uwo bubu ukamubaza ibyo bintu kuki mudufatirana ntabwo ari kubafatirana nimwe mwabibayemo rega gusa hari ahantu nzi bubu yahuriye na Super Level none se umuvuze nkande kandi nawe mutanzeho urugero rw'umuntu utajya nawe abirimo ese ntabyarimo harimo yase si umushora nyine genda umubwire nawe akubwire uko abyumva twebwe mwadufashe nk'abavuza nduru urumva kandi koko tuzazivuza ariko n'induru zaravuze shume yanjye njyewe ntari bikabisa nzajya mvuga ibintu uko mbyumva ibintu bigende neza ariko tujye tunashima abantu mani barenze nimba mvuze ngo abanyamakuru runaka bakora ibiganiro bitarimo gusebanya byubaka yego ako nicyo cyakabaye nicyo kigomba ahubwo nicyo cyakabaye ariko ntuzanye ubugoryi tumucyahe nimba turi kuvuga kuri ibi bintu bimeze nko kunga impande zombi yego tugashima na Muyoboke wagize icyo akora mbere y'uko ibi biba tugatanga urugero kuri Clement ukora ibintu bye neza kandi bitajya bigira ikibazo tugashima ko The Ben ya performinze neza tukanenga amarira ya The Ben ararizwa n'iki
bene mujye mumurekarire nanjye njya ndiramo gake we nturira ndarira cyane shaho shumi yanjye ariko amawe wavuze kumarira ndakwibuka nararize kandi narize kubera impamvu ariko urarira hari igihe akama hari igihe uvuga bakayikanira ati yanze none uracyari ikintu ngewe amarira narize cya gihe yari avanze n'amashereka ubu ntushobora iyo amashereka avuye mu marira uraziba ugatuza n'ibyo rero nta bindi ariko hari abantu b'icyitegererezo hari abantu bagomba kugawa hari abantu bagomba gushimirwa nka bubu nk'uko wari umuvuze ari kuzengurukana abahanzi mu gihugu bari guhembwa yaratuzengurukanye kuba nicaye hano numva nshikamye mfite studio nk'ingi hariho itafari rya bubu yego so ibindi rero Ben nimba ufite amafaranga ya Coach Gari yamusubiza Gayeri nimba ufite phone ya Ben yimu dira ahantu batinya aho utinya watuma ikigorye ariko bizagera aho birangira ibi ngenda bizi neza kandi abantu bavuga bati uyu muziki utangiye kuzamo amafaranga mbere mwarakundanaga mukennye oya nimba turi kwanonsa amazina y'abantu nyine bavuga ati mwakundanaga mukennye bamwe amafaranga araje mutangiye kuryana ibi bintu bizagera aho bamwe baba diaspora nazo nimba tugendana aba bounce nta kintu twikeka ubundi umubounce muri kumwe mukoreye hari umuntu uba wibye se ugomba kurinda umutekano w'icyamamare umubounce cyamamare kigomba kuba kirimo umubounce wowe umuwawe ni fisi ubwo naje mu nshakiro wacu fisi ari bounce wanjye ahubwo uri umubounce wa fisi mu bigaragara mu biboneshwa amaso so tujye tunaganira tunatebye babyita gutera ubusa ariko nta mpamvu y'urwango nta mpamvu y'umutima mubi twese turi ku kazi kamwe nabibonye no mu banyamakuru bazanyemo kutumvikana ariko ndagusabye ntuzinjire muri ibyo bintu sinkoze introduction nk'umunyamakuru urabizi ariko ko nta bintu by'ishyamba reka ujya ku ruhande uzabe igiti kimwe kuko ntigikora ishyamba ntari amakuru muri studio wumwe se uranyuzamo ukaninyorosheriza wapeke wikabya ariko ntakabye nyorosha turebe unashyiramo akantu do re mi fa sol la kandi kagomba kuba ari uguhogoza do si la sol fa mi re do dore mi fa sol wahiramo va nase dore mi fa sol niho bitangirira niho bihera uri ku ndogoya niko uri gufatisha bisaba kwijijisha cyangwa se kwirengagiza utabona ko turabasaza uruyuki kururabo nkakikururabo ngenzi kunyorosha cyangwa tugendere kuri indirimbo nk'iya ndi kubicuranga nk'uko mu mutwe mbyumva kiramo burya nakurebaga umutima niyo n'ubundi sinitaye ku tuntu two wakundaga
ko wahindutse ko wahindutse kaze neza mu isi y'abagome, mu isi y'abagambanyi, mu isi y'abajambazi, mu isi y'ibisazi, mu ndiri y'abambuzi. Nanjye ngomba kwigaruka OG nuko nkuko biba bimeze. Arabivuze ariko abantu bagira ni brag, ndabona isi turimo ikomeye. Uvuga iki cyangwa se wenda tujya dusatira n'umusozo. Ubona ari iki cyakorwa kugira ngo cyangwa ushobora no gusanga ari byiza, kuko numvise bavuga bati hatabayeho amashyari hakabaho nka bato zihuza abahanzi. Ntago bahura ntibikunda timu B na timu B. Hari abaraperi bahura uretse gana ko reka mbasogongeza akaririmbo kanjye gashya urahita umpiningira twumvisheho gato akantu wanyorosheje. Ubu uri recording ibintu byose. Njyewe ubu nsigaye ndi producer ariko wanjye ku giti cyane. Abaraperi muvugwaho ibi bintu byo kwiherera mukikoresha ibintu byose kugira ngo amafaranga adasohoka. Ubaye umuraperi wa kabiri menye wi recording. Asohoka amafaranga adahari. Ayo se faranga arihe mwana. Ko zabirwaniyemo ko ngo yababanye menshi. Ntago mwaserera adahari ama. Cyane niyo mpamvu naheruka kubona beef y'abaraperi mwe murakennye. Turakennye uzabaziho bita Benzo. Nyega nyega umugore kandi nishimira ko umugore wo mu cyaro naka nta kandi kantu. Oya ntibisha ka kandi. Oya bana ko aka ngaka. Yo bayita mwana wa mama. Ko bya bintu babiri gukora wa Bana ba mama. Muteka amatwi. Mwana wa mama. Dore ndakubwiye. Mwana wa mama. Usarya kakabuye. Mwana wa mama. Usarya umwungu. Mwana wa mama. Ariko usibibanga. Ntabwo tuba twicaye. Inspiration yavuye he? Kuri mwana wa mama. Kuri murumuna wawe se? Erega buriya nubwo mama utabivugaho neza barakubwira ngo igihugu ni umubyeyi kandi u Rwanda niwo mama watubyaye. Ntabwo sinabivuze mu ruhinja ntuzibaze impamvu utavukiye aha n'aha ariko ukavukira igihe impamvu twavukiye hano gukorera igihugu cyacu. So mwana wa mama rero mba ndi kumubwira bari kazima ibintu amubwira nti uzamenye ko ibiro by'amabuye bingana n'iby'amababa ariko uzanatinya itegeko riremereye kurusha ayo mabuye. Mwana wa mama uzarya akagabuye uzarya umwungu usibibamba. So nibyo ngibyo rero. Ikindi wabona umuntu ahese ayikora ariko nabwo yabafashije inspiration zake. Undi umuntu barakwiba ariko nizere ko ukatwumvishije ka oya ni ashaka akajyana apfa kuvuga ibintu bifasha abantu. Yego okay uze nimba utanze ubutumwa bwiza. Ese ujye utekereza ko wakora nko mu zindi studio nka za 155 izo za ba Melodie babinsabye nakoreramo. Oya studio se yabigusaba wowe ujye ubitekereza ugira ubyumva ugomba kuvibinga n'abandi ba producer. Azerega nkubaze waba ufite gaze n'isafuriya n'ibiryo mu rugo ukajya kurya muri restaurant ariko izo zawe ni nyaba urunkomye mfite studio mfite icyo ndenzaho none warenzaho bose batekereza ko baza gukorera hano ariko hari indyo zidatekwa mu rugo.
ariko hari email umuntu na bando cya internet ushobora kohereza agakorera iwe nanjye nkorera iwanjye nujya utuma ibisimbo bya mituyu udahinga se nibyo rero. Okay. So AMAG iki kiganiro gishyireho abaturage turabakumbuye kubabona mutwandikaho mudutukaho mudushimira mutubwira ibintu ukuntu mubyumva namwe nkunda ibitekerezo byanyu. AMAG the Black natangiye iki kiganiro nkora introduction ndakirangije muri outro mvuga nti mukomeze mumererwe neza mukore muzabyare muheke muzakore mwunguke dukomeze ubuzima nk'abanyarwanda. That's what's up. Asante sana mwana wa mama. Murakoze cyane. Mwana wo iyi sifata.